reka tutwiviriye ku magare ho gatoya. Bushali na Alyn sano bo batunguranye mu gitaramo cya video storyteller ndetse na Benisori cyabereye hano i Kigali. Ngo byagenze bite rero mu ijoro ryo kwa 27 Nzeri mu mwaka wa 2025 muri Kigali Universe habera igitaramo cyitwa World Champs Night Life cyo guherekeza shampiyona y'isi y'amagare yari imaze icyumweru iri kubera mu mujyi wa Kigali. Aha rero abari batumiye bari barimo abahanzi nka Video Storyteller ndetse na Benisori bo muri Kenya. Bamwe mu bahanzi rero bagombaga gufatanya na Video Storyteller na Benisori batangajwe mbere y'uko iki gitaramo kiba. Barimo Kid from Kigali, Geshemi ndetse na Angel Mutoni. Mu buryo rero butunguranye byarangiye Bushali yitabira iki gitaramo ndetse na Alyn sano wari ugiye gushyigikira Benisori bakoranye indirimbo Chop Chop basohoye mu mezi 2 ashize. Uretse rero gukorana indirimbo na Alyn sano, Benisori wataramiye i Kigali amaze gukorana n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda mu mishinga y'indirimbo. Uyu akaba yarafashije na yifashije na The Ben na Ariel Wezi muri album yise The Party and the After Party. Noneho si ubwa mbere Video Storyteller agiye gutaramira i Kigali kuko mu mwaka wa 2024 nabwo yari yitabira igitaramo cya Kivumbi King cyabereye muri Kigali Universe. Video Storyteller ni umuririmbyi akaba umwanditsi w'indirimbo n'umucuranzi wa gitari wamenyekanye mu mwaka wa 2019 ubwo yinjiraga muri Soul Generation Record, sosiyete y'umuziki yashinzwe n'itsinda rya South Soul. Uyu Video Storyteller rero yamenyekanye cyane mu ndirimbo Extravaganza yatumye amenyekana muri Afrika no hanze yayo. Kuri ubu rero akaba afite imyaka 34, akaba akunze kuririmba cyane injyana ya Afropop na soul ndetse na R&B. Njye wumva kuri micro Kim, anytime is night kugeza amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.